abanyeshuri bahize abandi mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye by'umwaka wa 2023-2024 bavuga ko babikesha icyizere ndetse no gushyigikirwa n'ababyeyi babo mu rugendo rwo kwiga. Reka tubibaze Francine Mutesi yafatanyije na Eugene Ndayisaba. Bitandukanye no mu myaka yashize ahatoranywaga umunyeshuri wa mbere wahize abandi mu gihugu hose, kuri iyi nshuro Minisiteri y'Uburezi yahembye abanyeshuri 18 bahize bagenzi babo mu mashami bigagamo hagendewe kuri buri cyiciro cy'amasomo akorwamo ibizamini bisoza amashuri yisumbuye. Byari ibyishimo byinshi kuri aba banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo. Byantunguye cyane nubwo wenda nizeye ko amanota yo nshobora kuyabona, ariko byo byanshimije, ntago nizera ko bigera kuri uru rwego. Muri rusange ndumva nishimye cyane. Ibanga rya mbere nakoresheje ni ukugira intego. Kugira intego muri njyewe nkumva yuko ibintu nabishobora, nkishyiramo yuko ibyo abandi bashoboye nanjye nshobora kubishobora. Njye muri njyewe byandenze nk'ibibyirwa, numvishe nishimye cyane. None kuba noneho angejeje mu kirori nk'iki, ndumva ari ishema rikomeye, kandi numva ko yatsinze ku buryo bushimishije. Abanyeshuri 18 mu rwego rw'igihugu n'indi ntera. Gutsinda kw'aba banyeshuri si impanuka, ahubwo ngo ni umusaruro waturutse mu kwigana umwete ndetse no gushyigikirwa n'ababyeyi babo. Inkuru yo kudacika intege kugera ugeze ku ntsinzi irumvikana mu buhamya bwa Habaguhirwa Elisa wabyukaga saa 10 za mu gitondo ava iwabo mu karere ka Gicumbi akajya kwiga mu karere ka Rulindo, ndetse no mu buhamya bwa Izabayo Pierre wo mu karere ka Rusizi, uyu we yaragiye gucikishiriza ishuri kubera ubushobozi buke. Ubundi aho hantu twigaga urumva ni ukurenga akarere, kuko ndi muri Gicumbi nkajya kwiga Rulindo, nkakora urugendo busa nk'ari rurerure. Ubu byadusabye effort nyinshi kugira ngo tureko twagera kuri iyi ntsinzi. Urabona urugendo, hari igihe nageraga mu rugo nijoro kujya kwiga bikansaba kuzinduka. Ariko icyo nshimira abayobozi bacu, abarezi batureze, nuko batitaye kuri ibyo, bakadufasha uko bashoboye, natwe tugakoresha izo mbaraga ntitwigande ngo tuvuge ngo ni kure, tukabikora tubikunze. None bitugesheje kuri uru rwego. Ikigo nizeho ni ikigo cyamfashije, ahantu cyankuye n'ahantu hagoye, none kuba cyaramfunze kikangira umuntu kugera kuri uru rwego ni ikintu gikomeye, kuko cyadufashe turi abana baturutse mu karere babonye amanota ariko bakabura ubushobozi bwo kwiga, ariko badutoza kuba abagabo dushingiye ku byo twiga. Ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye by'umwaka wa 2023-2024 byakozwe n'abanyeshuri bagera ku 91,298. Ababitsinze ni 71,746. Aba banyeshuri 18 bahize abandi mu gihugu hose bahembwe mudasobwa ndetse bazanahabwa na leta buruse zitishyurwa zo kwiga muri kaminuza zitandukanye. Francine Mutesi, i Kigali. Ego ala agari ngombwa cyangwa nuko ifoto zibasha kugaragara neza. Umunyeshuri wa mbere n'uyu niwe Mucyo Samuel, bazana igihembo baza bakakimushyikiriza, Minisitiri akagishyikiriza uriya munyeshuri. Murabona rwose ko yaje akeye n'ababyeyi be, turabashimiye nabo. Hanyuma ababyeyi batambuke kugira ngo tuze no gusigarana ifoto y'umunyeshuri na Minisitiri bonyine. Ego wakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane, warakoze cyane, congratulations Samuel. Abanyeshuri bandi bakurikiraho kugira ngo bidatinda baze gucana imbere bahite batambuka. Ukurikiyeho yize construction and building services, uwo munyeshuri yitwa Dusengimana Emmanuel, yigaga kuri Kivu Hills Rutsiro. Natambuke rwose, niba hino bamuherekeje babitegura, turafatana ifoto na Minisita bari kumwe, ariko nyuma dufatana n'indi bari kumwe n'ababyeyi bamuherekeje. Umunyeshuri arimo arahabwa laptop n'igikapa cyayo, bakamana certificate yerekana ko yabaye rwose
yakoze neza cyane. Warakoze mubyeyi kurera neza. Turabizi uburere nubwo ku ishuri ko n'ababyeyi bafite uruhare runini, ubwo n'abandi babyeyi bijye bibatera ishyaka. Murakoze cyane. Abafata amafoto mwamaze kuyafata. Murakoze cyane. Isubirireyo. Duhamagara umunyeshuri ukurikiyeho yigaga mu ishami rya Craft and Recreational Arts, yitwa Rukundo Akili, yigaga kuri École d'Art de Nyundo. Ubwo nawe yatambuka n'uwamuherekeje bakaza imbere bagashyikirizwa ibihembo by'uko yabaye umunyeshuri wahize abandi. Turabanza gufata iyo foto irimo n'umubyeyi we, ariko nyuma turakurikizaho ifoto ye na nyakubahwa minisitiri. Igihembo mwihute. Arakoze cyane, felicitation. Hanyuma nyakubahwa minisitiri turamusaba ko yaza akaruhuka, umunyamabanga wa leta akajya imbere akaduhembera umunyeshuri wa 4, wa 5 n'uwa 6. Umunyeshuri ugiye guhembwa ukurikiyeho wa 4 duhemba yize energy, akaba yitwa Izere Aime Alliance, yigaga kuri Nyanza TSS. Urakoze cyane. N'uwaguherekeje yabatambuka kugira ngo mukanye ifoto yihute. Urakoze cyane. Ababyeyi bareze neza, mufatiye iyo foto rwose mushimirwe.